ugenda ubona amafoto agiye atandukanye ari gukomeza guhanahana ku mbuga nkoranyambaga. Ni amafoto meza cyane, ni amafoto ari mu rukundo, ni amafoto abantu benshi bari kwishimira cyane. Ngira ngo nk'uko uri kureba kuri iyo screen yawe urabona ko mu by'ukuri ari ubukwe. Ni ubukwe bwari bwiza bwabaye mu minsi ishize, ariko kuri ubu ngubu amafoto abantu benshi bari kugenda bayahanahana ku mbuga nkoranyambaga. Ni ubukwe bw'umuhungu wa Vincent Biruta yitwa Edimo Biruta, ndetse n'umukobwa basezeranye yitwa Samantha Bwiza. Kugira ngo nk'uko uri kureba mu by'ukuri imyambaro bambaye urabona ko ari imyambaro ya gisirikari, cyane ko babarizwa mu ngabo z'igihugu RDF. Ngira ngo bakaba bafite ipeti, ngira ngo nk'uko uri kubireba bafite inyenyeri imwe rya second lieutenant. Ubwo byumvikana neza ko yitwa Suriyetona Edimo Biruta. Ariko kandi ngira ngo nk'uko uri buze kuza kuhabona kuri iyo screen cyangwa se wabibonye, urabona ko hari umuhungu nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse na madamu we Jeannette Kagame. Ni umwana wa Bucura, ni Bucura mu bana bane nyakubahwa perezida wa Repubulika afite. Murabizi ko mu mwaka washize aribwo Brian Kagame nawe ni Suriyetona, kubera ko yarangije ishuri afite inyenyeri imwe. Donc ubu ni Suriyetona Brian Kagame. Brian Kagame rero ari gukomeza gushimisha abantu. Donc ibirenze kuri ubu bukwe kuba mu by'ukuri abantu bari kwishimira uyu muhungu wa Vincent Biruta ko mu by'ukuri yateye intambwe akaba yarwubakanye n'uwo akunda. Ku rundi ruhande abantu benshi bari kwishimira Brian Kagame bitewe n'iyi ntambwe mu by'ukuri ikomeye cyane nanone yo kuba yagaragara muri uyu mwambaro nanone bwa mbere. Ngira ngo ni umwambaro wa gisirikari, iyi costume ya gisirikare. Ngira ngo murabizi ko iyo umusirikari burya akoze ubukwe, abantu bamwambarira bagomba kuba bahuje amaranka ya gisirikare. Ni ukuvuga ngo niba ari inyenyeri imwe abagomba kumwambarira ukoze ubukwe bagomba kuba bafite inyenyeri imwe. Nyine ni ibintu ubona bisa neza, ni ibintu ubona byiza cyane. Ngira ngo mu mwaka washize niba ari na 2023 niba ari na 4 nabonye n'abakobwa barekarama bavuga, ariko se niba umukobwa we ari umusirikari akaba yakora ubukwe, kubera iki we atakwambarirwa n'abakobwa nanone bahuriye mu gisirikari bagenzi be nanone bakambara uniform? Ngira ngo nabonye mu minsi yasize bagenda babigarukaho. So ni ibintu byari bisa neza cyane, abantu benshi bari kwishimira Brian Kagame kuba bwa mbere agaragaye muri uyu mwenda. Ubona ko asa neza, koko asa neza, uyu mwambaro uramubereye. Abantu mwe benshi bari guhererekanya aya mafoto ku mbuga nkoranyambaga. Noneho hari agafoto abantu benshi bari guhererekanya afite ururabo. Ngira ngo uri buze kuza ko iyo foto wayibona kuri iyo screen ari wenyine afashe ururabo. Ngira ngo ni n'ibintu byiza, kubera ko burya gutangira kukwizereramo ngo nabe pare, kubera ko yari yambariye Edimo Biruta, ariko kandi yari yabaye pare wiwe. Yari pare wiwe, yaramuri iruhande, nyine basaga neza byo ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi bari kwishimira uyu mwana wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ariko kandi ngira ngo kimwe mu bintu nanone biri gukomeza kugarukwaho n'uburyo nanone perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye ubu bukwe, ndetse akagira bamuhaye ijambo yifuriza ubukwe bwiza aba bana. Mu by'ukuri agaragaza uburyo abishimire ndetse n'intambwe bateye. Ngira ngo nk'umubyeyi mu by'ukuri nta kindi wakwifuriza abana gutera imbere ndetse no kubereka ko mu by'ukuri bari kumwe. So ngira ngo mu by'ukuri
abantu benshi wumve bari gukomeza kugaruka kuri ubu bukwe, aya mafoto akeye, ngira ngo nabonye na Louise mushiki wabo nawe yari yitabiriye ubu bukwe. Ni ubukwe bwari bwiza, ni ubukwe bwari buryoshye, ni ubukwe donc sinzi ukuntu nabikubwira. Abantu benshi bari gukomeza guhererekanya amafoto bavuga bati rwose ni ibintu byiza cyane. Ngira ngo rero uyu Brian Kagame, ubundi mu kuboza umwaka ushize nibwo Brian Kagame yarangije amasomo ya gisirikari ku rwego rwa officer cadet mu ishuri rikuru rya gisirikari riherereye mu Bwongereza rya Royal Military Academy Sandhurst, mbere yo kurahirira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. N'amasomo uyu musore yasoje agera ikirenge mu cya mukuru we yitwa Captain Ian Kigenza Kagame, warangije muri iri shuri nanone mu mwaka wa 2022. Kuri ubu ngubu Captain Ian Kagame ni umwe mu basirikari b'inobanure babarizwa mu mutwe wa Republican Guard ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakuru, cyo kimwe n'uwa Counter Terrorism Unity, abo bita ba CTU. Ngira ngo murabyibuka ko uyu mutwe ubwo nyakubahwa perezida wa repubulika yiyamamazaga, uyu mutwe warahitinze. Mbega abasore b'igihagararo, aba CTU, CTU mu kwezi kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa munani, CTU yarahitinze byo ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo uyu mutwe ushinzwe kurwanya iterabwoba, ariko hari igihe nyine nabo barinda nyakubahwa perezida wa repubulika yagiye ahantu nyine, donc nyine wenda ibya gisirikare simbisobanukiwe neza, ariko aba RG n'aba CTU nzi ko barinda umukuru w'igihugu nyine, ugasanga barinzwe n'aba RG. Sinzi niba wenda ari n'umutwe umwe, ariko wumve ngo aba CTU n'aba GP, reka mvuge mu kinyarwanda, aba GP murabizi ko barinda umukuru w'igihugu. So ni ukuri abantu benshi bari kwishimira cyane ubu bukwe, bavuga kimwe mu bintu nabonye abantu bari kugarukaho. Mw'abantu mwe mujye mubitekerezaho, niba umwana ari uw'umukuru w'igihugu yarangiza akavuga ngo bitewe n'urukundo nkunda iki gihugu, papa yarakirwaniriye, amaraso menshi yaramenetse, reka negura imbunda, ngomba kurinda igihugu cyanjye, ngomba gukora buri kimwe ku buryo ntaho umwanzi ashobora kumenera. Umwana akicara utagira ikintu abuze, umwana w'umukuru w'igihugu donc yarya nicaye, yabona akazi keza pe, yajya mu mashuri, ntajye no mu bya gisirikari, akarya yicaye. Uwo mwana akavuga ngo njyewe iki gihugu ngomba kukirinda, ngomba kurinda abanyarwanda. Byakaduhaye isomo ryo kwirindira igihugu cyacu, tukiyumvamo ikintu bita gukunda igihugu, tukiyumvamo ikintu cyitwa patriotism, gukunda igihugu n'umutima wawe wose, byaba ngombwa ukagipfira, kubera ko mu by'ukuri ni isomo rikomeye. Brian Kagame yavutse mu mwaka w'2000. Hari abasore bangana, hari abamuruta, hari abaruta, ariko nyine kuba yarya yicaye akarya yicaye, umwana w'umukuru w'igihugu ntabwo aba ari nk'undi muntu usanzwe. Ntabwo umwana w'umukuru w'igihugu nyine aba ari umuntu usanzwe, ashaka yajya kwigira ibindi byama business, akajya muri business ziwe, exporting amakontineri, akagira gute, akajya mu bucuruzi bukamuhira, ariko akavuga ngo hari abanyarwanda ngomba kurinda. Umwana akicara akabyiyumvamo, akavuga ngiye kwiga, mfite support, nyamaze bashobora kunsapotinga muri ibi bintu bindi bikemera, ariko oya, reka njye mu gisirikari ndwane ndinde abanyarwanda. Urumva twagakwiriye kwiyumvishamo icyo kintu, twakagitekerejeho mu by'ukuri, tugakunda igihugu cyacu, tukakirinda, tugakora buri kimwe cyose ku buryo nta hantu umwanzi ashobora kumenera. Tugakunda igihugu cyacu. Gukunda igihugu biri mu ngeri zitandukanye, kuba umunyarwanda mwiza, kurinda ibyagezweho, mu by'ukuri kugira indangagaciro za ndi umunyarwanda, kugira nyine buri kimwe cyose umuntu akirinda ikibi. N'abantu mwe birarenze. Reka nsoreze aha ngaha, wumve ngo
ubu bukwe bw'umuhungu wa Vincent Biruta